turashima imiyoborere myiza. Imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, uruhare rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Turabasuje kandi tubifurije kugubwa neza mwe mwese mudukurikiye. Nkuko mumaze kubimenyera, uyu ni wa mwanya tubagezaho ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage mutegurirwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Mu kiganiro cya none tugiye kugaruka hanini ku ruhare rw'amadini n'amatorero mu kubaka umuryango nyarwanda. Uru ruhare turaruhuza hanini n'ibyaganiriweho mu nama nyunguranabitekerezo yahurije hamwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka turimo wa 2017. Ubuyobozi bwa RGB bufite mu nshingano zabwo amadini n'amatorero, abahagarariye ayo madini n'amatorero ndetse na Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango. Turarebera hamwe muri rusange ibibazo bibangamiye umuryango nyarwanda kuri ubu, ndetse tunareba uruhare amadini n'amatorero yagira mu kubikemura. Turi kumwe n'abayobozi muri izi nzego uko ari 3, ni ukuvuga ubuyobozi bwa RGB, ubwa Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ndetse n'abayobozi b'amadini n'amatorero. Aba bose baraduha ishusho y'ibibazo byugarije umuryango nyarwanda ndetse n'icyakorwa kugira ngo bibonerwe umuti urambye. Iki kiganiro mugitegurirwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, naho njye ugiye kukibagezaho ndi Temistokle Mutijima. Nongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro cya none. Ubushakashatsi bukorwa n'inzego zitandukanye bugaragaza ko hejuru ya 97% by'abaturage u Rwanda rufite kuri ubu bose babarizwa mu madini n'amatorero atandukanye basengeramo, aho bahererwa inyigisho nyobokamana. Uretse gutanga inyigisho zerekeranye n'iyobokamana ndetse n'isanamitima, kandi aya madini anagira uruhare mu bikorwa by'iterambere ndetse n'ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage. Aha rero akaba ari ntawashidikanya ko yari umufatanyabikorwa ukomeye mu kubaka umuryango nyarwanda ubereye buri wese. By'umwihariko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB runafite mu nshingano zarwo amadini n'amatorero, rukaba rusanga hari ibibazo byihariye byugarije umuryango nyarwanda. Aba banyamadini bakwiye kongeramo imbaraga, byose bigakorwa binyuze muri bwa bufatanye busanzwe hagati yabo ndetse n'inzego za leta. Roho nzima mu banyarwanda ntizashoboka abanyarwanda n'abatari bazima badafite imibiri mizima. Niyo mpamvu rero dutegereje ku madini n'amatorero. Urabona ko twahuje uyu munsi ku bufatanye na Mijeprof inama nyunguranabitekerezo n'abakuriye amadini n'amatorero mu gihugu cyacu. Twaraganiriye nabo bake muri bo cyangwa abayobora, dusanga bafite ubushake, binagendeye ko n'igihugu cyacu niyo ntumbero turimo kubaka ubufatanye mu kubaka igihugu, ubufatanye mu kubaka umuryango nyarwanda. So rero turabasaba ko imbaraga zabo mu bayoboke babo bamamaza ko kubaka umuryango w'abanyarwanda muzima, bamamaza gukemura ibibazo biri mu muryango, baharanira ko makimbirane mu miryango agabanuka cyangwa se agashira, baharanira ko tugira abana barerwa neza, bashyira imbaraga mu kugaragaza uruhare rwabo mu kugira ngo abashakanye babane neza, bongera imbaraga mu kugira ngo ibibazo dufite hirya no hino by'ibiyobyabwenge bicubye, kubera ko ababikora n'abayoboke babo, ababikora n'abanyarwanda bacu. Ariko tukumva ko ubwo bufatanye bwimbitse ari ikintu dukeneye kugira ngo inkingi z'umuryango n'imbariro zawo zisubirane, zikomere, kandi dukomeze dusigasire ibyo byiza dufite uyu munsi dufatanyije nabo. Ku ruhande rwa Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, nayo isanga inyigisho z'aba banyamadini zikwiye guhabwa umurongo, zigatangwa mu buryo butuma zirasa ku ntego z'ibibazo bigaragara mu muryango nyarwanda ndetse n'uburyo byakemurwamo. Umusanzu wabo w'abanyamadini ni ukuvuga ngo uko bigisha abantu gukiranuka kuzajya mu ijuru, niba bigishe babihuza n'ibibazo bihari bigaragara. Niba wifuza ko umuntu asukuka kuri roho, murebe n'inyuma, urebe niba n'umwanda ze mu ijuru hazajya n'uwo muntu ufite umwanda, babivugeho. Niba bavuga ko abakristo kugira ngo ujye mu ijuru ugomba kwirinda ibyaha, ese kuki umuntu ashobora guhohotera uwo bashakanye? Ese urwo rukundo, rwa rukundo bikwigisha urukundo
ruri wenda navuga ngo mu kirere niba rwigisha bahereye urukundo umubyeyi akunda umwana we rugaragara ruti urukundo iyo mujya gushakana yego batubwiye ko bategura abagiye kuzarushinga ariko turasanga no kuherekeza bene izo ngo ari ibintu bakwiriye guhoza uwo ukunda uramukubita uwo ukunda uramuhohotera ntibishoboka niba ukunda umwana wareka akava mu ishuri ntago bishoboka no kuvuga ngo bongere bagaruke ku nshingano n'ibyiza byo kuvuga ngo umuryango gukurira mu muryango mwiza urimo urukundo urimo umutekano nibyo bishobora no gutuma wiga neza ukora akazi neza n'iryo ijuru turitegure duhereye mu buzima bw'ahangaha bwa buri munsi kandi turitegure duhereye kuwo tubana nawe umunsi ku wundi nibyo rero tubasaba kandi barabyemera rwose kandi biteguye ko dufatanya nabo baravuga bati twebwe n'izo nshingano zacu reka ahubwo turebe tunoze n'uburyo byakorwaga. Bimwe mu bibazo bigaragara mu miryango binagira ingaruka ku muryango wagutse w'Abanyarwanda hari aho ubushakashatsi bugaragaza ko binaturuka ku buryo ingo zubakwa ziba zashinzwemo aho uruhare rw'abagize imiryango y'abagiye gushyingiranwa mu bukwe bwabo rusigaye ari ruto cyane hafi ya ntarwo nk'ubwakozwe na Minisiteri y'Umuco na Siporo bugaragaza ko uburyo ubukwe bw'ubu bukorwamo hari aho biteza isenyuka ry'ingo zitamaze kabiri. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ubukwe uko imyaka igenda ishira bugenda buhindura isura ugasanga bimwe mu by'ibanze byagombye gushingirwaho abantu bajya gutegura ubukwe bidahabwa agaciro nk'umwanya wo kumenyana hagati y'abifuza gushinga urugo hanyuma uko imiryango y'abashaka kubana ibigiramo uruhare ndavuga ababyeyi ku mpande zombi ikindi n'uburyo ubukwe butegurwamo ndavuga ku bijyanye n'ubushobozi aho usanga abantu basigaye bategura ubukwe burenze kure cyane ubushobozi bwabo bigasa nkaho bagiye kwihanikira urukiramende bigana ibyakozwe ahandi bikabajyana mu madeni cyangwa se bisa nko kwishyuza intwererano cyangwa imfashanyo ku bijyanye n'ubukwe. Ibyo ngibyo rero usanga hanini ingorane bitera icyambere iyo abantu bashakanye bataziranye bisa nkaho ari impanuka biragorana kwihanganirana no kubana. Icya kabiri imiryango itarigeze igira uruhare mu kubakira abo bana kuko itabimenye cyangwa bimenyeshejwe nk'uko abandi bose batumirwa nta nubwo igira uruhare mu gukomeza gukurikirana aba bana no kububakira ngo babahe impanuro zibafasha kugira ngo bake urugo nyarwo. Icya gatatu ubwo bushobozi budahagije budahabwa umwanya wabwo ngo umuntu akore ubukwe bitewe n'ibyo ashoboye bituma abantu bajya mu madeni cyangwa kirarira rimwe na rimwe agahemuka agafata imyenda atazashobora kwishyura n'ibindi. Urugo rutangiye uko nguko rero rusa nkaho ruba rutangiye ruri mu manegeka ntabwo ruba rufasha ikivamo ingo zirasenyuka usanga hari utuntu duto ubundi bagombye kuba bashobora kwikemurira no kwihanganira bidakunda kubera ko ntibagize umwanya uhagije wo kubitegura. Mu biganiro nyunguranabitekerezo byahurije hamwe abanyamadini ndetse n'inzego za leta hagaragajwemo ubushake ndetse n'umurava wo gukorera hamwe ngo ibibazo byose bigaragara mu muryango nyarwanda yaba iby'amakimbirane yo mu miryango iby'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge iby'abana n'ubu bakiri mu bigo birera imfubyi kandi bakabaye barerwa mu miryango abacikiriza amashuri kimwe n'abaterwa inda batarageza ku myaka y'ubukure ibi byose bibonerwa umuti. Ndetse bamwe mu bayobozi b'amadini n'amatorero bagaragaza ko icyaburaga ari uguhuriza hamwe imbaraga ariko gahunda zo kwigisha abayoboke babo hagamijwe kubaka umuryango nyarwanda uboneye no guhangana n'ibibazo bihari zo zari zisanzwe. Uko buri wese yagiye akora ukwe kandi iyo umuntu wese agiye akora ukwe usanga ko ibyo ageraho biba bikeya ngo umwe arya bihora hanyuma iyo abantu bahuje imbaraga za mbaraga zibyara imbaraga nyinshi ni nacyo turimo rero kugira ngo turebe ukuntu twahuza imbaraga zacu noneho turebe ukuntu twahangana n'ibyo bibazo. Nk'urugero rutari kure barakubwira ko hari abana bagera ku 1,027 na barindwi uretse ko mu mwanya PS yambwiraga yuko hari abandi bashobora kwiyongeraho ku buryo bose bahamwe bashobora kuba 1,200. 1,200 ufashe amadini n'amatorero bari muri iki gihugu nta kanya gatoya ni ukuvuga ngo no mu kwezi kumwe icyo kibazo baba bagikemuye. Ni ikibazo gusa cy'uko usanga umwe wese adafite amakuru yuzuye cyangwa se nta gukorera hamwe. Umuryango kuba mwiza ikintu cya mbere ni ukumenya inshingano za buri wese. Buriya umugabo afite inshingano ku mugore we kandi afite n'ibyo agomba kuba yamukorera, n'umugore afite inshingano ku mugabo we ndetse bafite n'inshingano bahuriyeho mu kurera abana. Bisaba kugira ngo rero kubera ko gutungana ku isi yose bituruka hari mu muryango.
umugabo yatunganye umugore agatungana bagabana uburere bwiza, icyo gihe umuryango uzamuka umeze neza, hanyuma na bwa burere bugakwira hose, isi yose ikagira amahoro. Igisabwa rero cyane cyane kugira ngo buri wese amenye inshingano ze n'inshingano ahuriyeho na mugenzi we kandi bazishyire mu ngiro nk'uko bikwiriye. Nta musozi utagira agasharu, ariko igikomeye ni uko mu rugo umugabo n'umugore bubahana, umwe akagerageza kwihanganira ibidasa n'ibyo mugenzi we afite mu ngorane ze, no mu byiza bye, no mu mafuti ye, no mu byiza bye. Ntabwo umuntu ari kimwe gusa. Ni ukuvuga rero yuko ni kimwe mu bintu bikomeye bifasha abantu kumenyana no kurebera hamwe imbere, kurebera hamwe aho mugana. Birumvikana ko ubufatanye no guhuriza hamwe izi gahunda zose zisanzwe zihari ku nyungu z'imibereho myiza y'abagize umuryango nyarwanda ari byo bizatanga umuti urambye ku bibazo bihari ndetse no gukumira ibyashoboraga kuzaza. Iyi ari nayo mpamvu aba banyamadini n'amatorero mu byo biyemeje harimo gushyiraho akanama kabahuza bo n'inzego za leta zibifite mu nshingano, maze bakajya bahura nyuma y'amezi 3 hagamijwe kurebera hamwe aho bageze bashyira mu bikorwa ibyo biyemeje. Gushyira mu igenamigambi y'amatorero n'amadini gahunda yo kurwanya ihohoterwa, kurushaho gukaza ibihano ku bagaragariyeho no guhohotera abana. Ubufatanye bwa bose ari leta, amadini n'amatorero mu kwita ku bageze mu zabukuru, guhuza abana n'ababyeyi bifuza kubakira binyuze mu matorero, cyane cyane hakoreshejwe uburyo bari bwo bwose mu nsengero no mu matorero no mu mizigiti, kugira ngo abana bonerwe imiryango yabakira. Kongera umubare w'ingo mbonezamikurire ari Child Development Centers ECDs binyuze mu madini, matorero no mu mizigiti, ndetse n'aho bishoboka aho ngo mu matorero n'amadini y'imizigiti hakaba hakoreshwa ECDs. Gushishikariza ababyeyi gusubiza abana mu ishuri no kubasura ku mashuri binyuze mu bayobora amadini n'amatorero. Ubukangurambaga buhoraho mu kurwanya ibiyobyabwenge. Gusura imiryango irimo abana bakoresha cyangwa bakoreshaga ibiyobyabwenge. Kongera ubujyanama nsanamitima mu mashuri no mu miryango. Ngajyongane imyanzuro ku nkingi ya 4 ivuga kuri coordination, huzabikorwa cyangwa n'ikurikiranabikorwa. Umwanzuro wa mbere, gushyiraho ibirori bihuza leta, amadini n'amatorero bigamije guteza imbere umuryango nyarwanda. Yarifuje ko nibura bajya bahura rimwe mu gihembwe. 2, amadini n'amatorero kugira uruhare rugaragara mu bukangurambaga bw'umuryango. Hanyuma, gukora igenamigambi gihuriweho bigafasha mu gushyira mu bikorwa. Ni naha dusubikiye ikiganiro cyacu cya none, aho twagarutse kuri bimwe mu bibazo byugarije umuryango nyarwanda ndetse n'uruhare rw'amadini n'amatorero mu kubikemura. Iki kiganiro imiyoborere ibereye abaturage mu gitegurirwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, naho ngi wakibagezagaho ndi Temistokle Mutijima. Reka tuzasubira ubutaha. Imiyoborere ibereye abaturage ni ishingiro ry'iterambere rirambye. Ubuyobozi buha abaturage ijambo bakagira uruhare mu ifatwa ry'ibyemezo no mu bibakorerwa. Kurikira ikiganiro imiyoborere ibereye abaturage, uruhare rwawe mu miyoborere y'igihugu cyawe. Imiyoborere ibereye abaturage ni ikiganiro mutegurirwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB.